Mwaramutse neza bakunzi b'intimba ya Lavi. Twari dukumburanye, twari tugeze mu bihe byinshi, twaraburanye, ibihe byabaye bindi YouTube izanamo ibindi bintu, itwara akawunti irakayigarura, ariko nabagarukiye naje wini wanyu, naje mbakumbuye. Abantu bari bankumbuye duhuriye muri section comment mumpe yambi. Uyu munsi wa none muze mumfashe kumenya ngo intimba ya Lavi igeze he. Ariko naje pe, ntago season ya kabiri natuma irangira ntageze hano. Ni byiza ko twumva n'ikiganiro cyose tukagitangirana tukanagisozana, ubundi tukajya twiberaho twishimye mu munezero w'abakunzi ba sinema nyarwanda. Tera agatebe rero tuganire ku makuru y'ibyaranze uyu munsi. Ni mu kanya saa 4 twakira igice gishyashya aricyo kigiye kubanzirizwa n'aya makuru meza, tugasubira ku isaha ya saa 7 ubwo tuba dutegereje ikindi gice cy'amasaha ya saa 9. Ese nawe tujya tubana ku nkuru zombi ko zisigaye zisohoka ari ebyiri? Ni byiza, nta hano kuri Win Entertainer rero ntago ndi bukujye kure. Ni hahandi ukuri kose tugushyire hasi. Tugiye kujya tuganira byose uko basohora igice dusohora natwe iki kibanziriza. Amakuru yibanze y'ibiri busohoke saa 4 uyakurikira hano kuri Win. Nta gucikanwa rero, reka duhere mu rugo kwa Mama Lavi. Murabizi ko ariho uyu munsi wa none hariyo comedy. Baba comedian. Ibitwenge nubwo ari byinshi ariko hari n'akababaro, kuko abana nubwo bari kwishimira ko papa yaje mu rugo ariko ntago bazi ngo papa yapfuye iki na mama. Ese ubundi Mama Lavi na Papa Lavi bapfuye iki? Tera agatebe tuganire, nkubwire noneho ukuntu ibintu byose bimeze. Ngewe naje kukubwira ngo ubundi kubera iki Mama Lavi na Papa Lavi bahora bashondana, umwe avuga ngo ndakwanga undi ati burya si buno. Ese manza ziki gituma papa we na mama we baratandukanye? Ese ubundi wa mugani ko Mama wa Lavi yatambye manzi akaba ari we bajyana na se agasigara n'abakobwa? Ntimucikwe rero, ngewe wini wabaziye ndaje mbabwira ukuri kose. Mu gihe ibyo byose byabaga murabizi Papa Shema yamaze koherezwa mu Buhinde kuvurwaho yamaze kwatakwa n'indwara y'umutima. Ariko se Mama Shema uyu nguyu bakuye mu rugo rwe ngo nukumuhongisha inzibutso biraza gukora, cyangwa ahubwo nibwo bari kumurushirizaho uburakari no gufata indi myanzuro? Uyu mubyeyi ari gufata imyanzuro ikaze. Ndaje nimucika uyu munsi ndabageza no muri gereza hari nafungiye. Ifungwa rya Rine ryaje ritunguranye, ubwo nawe atarabyiteze, atarazi ko tuzamenya ukuri nyuma yo gushaka gushimutisha Lavi mu bukwe. Murabizi kundusha, muze kugenda munyibutsa n'utundi detaye, dore ngewe nari maze igihe ntahari. Mwebwe mwari muhari muze kunyibutsa ubundi Lavi ajya gushimutwa mwebwe mwigeze mubona ko Aline ari ubiri inyuma cyangwa bari no kumubeshyera? Ntimucikwe. Ese Mama Aline uyu nguyu wamaze kwitambika mu kibazo cya Aline ari buze kumufunguza ngo nuko ari umupolisi ukomeye? Ese Claudine abirukanye we ari hehe? Yatashye ajya mu gipolisi cyangwa yagiye gushaka kandi kazi, cyangwa ari aho hafi ategereje kuza kwihorera? Manzi akomeje kugarukira Mimi. Ese Mama Shema kashaka ko Manzi nawe akora ubukwe? Ibi bintu murabona bitari kwihuta? Muze turirimbe ngo ubukwe bwahumuye. Dufite ubukwe mugana wa mujyamo. Ubukwe bwatashywe turi vuba ahangaha turabona n'ubukwe bwa Mimi na Manzi. Kuko niba umubyeyi yatangiye gukenera ko na Manzi ashaka, mwitegure ko mu minsi mikeya na Cynthia na Ganza nabo tuza kumva ngo ibintu biri hanze da. Nta bintu byo kujya dukomeza tubyumva baza basurana bagenda. Ese Mimi nabwira Manzi ko Papa Lavi ari hano, Manzi ari buze kwitwara ate? Aho ngaho ntaza gucika muri uru rugo, urugo rurimo umugabo usore rugendamo buri munsi. Murabizi ko Manzi ari umusore w'indangagaciro, ntago yaba cyongeye kuhagaruka nk'uko yahagendaga kenshi. Kwa Shema aho umunyenga w'urukundo urakomeje, ibintu byose bikomeje kugendera ku mahoro. Ese uyu musore bakiriye ntago azababera kirogoya? Karimunda na Mahoro bo bakomeje kwibera bimutesha mutwe gusa. Ibaze ko Sebuja na Nyirabuja bagezeho batekereza ati bakabe baduhemba kubera imbavu zacu. Wiciko rero noneho reka twinjire mu kiganiro nyacyo, tugende tuvuga umuntu kuri buri muntu, nta kintu duciyeho hirya ku ruhande. Wowe rero wakoze subscribe, ongera ukore kukazogera ujye ubona update zawe ni ku gihe, twiganirire bihagije. Lavi se ari bwemere gufungura studio?
uyu munsi wa none nabazaniye incamake gusa de ni ukuvugaho ukuntu Ravi yinjiye mu industry y'umuziki. Ese arabishobora? Ese iyi industry yinjiyemo akiri umugeni araza kubishobora agere naho yumva ko ugomba kubaka n'urugo? Cyangwa biraba bimwe by'abasitari twumva ngo yagiye mu muziki kubyara biza nyuma? Oya Ravi, dushaka ko ubanza ukaba umubyeyi. Tukiri kuri Ravi rero, inkuru y'uko papa we ari mu rugo yamaze kumugeraho, amaze kumenya amakuru menshi. Na Shema muribuka ko yamenye amakuru ye ariko atarabibwira Ravi. Ese ibi muryango nawe ko ukomeje kugenda uhishana, aho ngaho ntituza kubona Shema na Ravi nabo bafitanye ikibazo? Ntimuze gucika rero mu kanya ku isaha ya 4 mukaza kumenya ibyo bibazo byose twibaza ngo bigenda bite. Ese ubundi umugore wa papa Ravi yagiye? Ese koko atwite inda ya Manzi? Ntago uri bucikwe, byose ndaje ndabikubwira hano ni kuri Winnie D. Kwa Winnie nta kibazo kiba kisobye. Tera agatebe rero twiganirira.